Philadelphia, Imana iratsinda. Abashubuje mu izina rya Yesu, Imana ibaho umugisha. Amena. Mana ni nziza, Mana ni nyir'ububasha, ibyo ikora biratangaje. Reka tuyizamurire icyubahiro. Mana warakoze. Nta muntu Icyubahiro ni cyawe Mana. kuba turi bazima ni ishimwe ry'Imana. Yesu ashimwe. Amena. Reka tugiye kuganira kubwira ijambo rivuga kuba maso. Kuba maso. Umuntu uba maso, Mana ntago yamukoje isoni. Umuntu uba maso, Mana iramwumva. Uba maso amenya biyarimo, akamenya buryo bwo kurwana urugamba. Reka tusome Abaroma gice cya 13, tutangire ku murongo wa 11 kugeza ku wa 14. Abaroma 13, 11 kugeza ku 14. Rya Yesu. Amena. Ni ibyo kugandukira abategeka. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, Baroma 13 murongo wa 11 kugeza ku wa 14. kuba maso. Nuko mujye mugenza mutya, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizeye. Ijoro rirakuze urenda gucya. Nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ntimube urwaho imibiri yanyu ngo ibone gukora ibyo yifuza. Amen. Amena. Yesu ashimwe. Amena. Kuba maso ni ijambo tugiye kuganiraho. Navuze ko umuzamu cyangwa umusekirite uba maso ntago umujura yapfa kumwiba. Inkoko iberera abana bayo amaso, isiga ntago cyabasha kumutwarira abana. Natwe abantu b'Imana mu gihe tubaye amaso, kuko Yesu musi umwe intumwa zamubajije ababwire igihe n'isaha azagarukiraho. Ati nanjye sinzigiye, n'abamarayika ba mu ijuru ntago bazi, teretse data wenyine ababwira ibimenyetso. Ishanga rizatera rindi ishanga, imitingito, imyuzure, inzara, ibyorezo. Nimubibona mube maso, kuko gihe cyanje kikoze iki, gihe cyanje kirageze. Itorero ry'Imana muri biye bidusabamo kuba maso. Ari umuririmbyi umwe munyatanzania myaka ishize yaririmbye indirimbo avuga isi mu gihe inyeganyezwa, itorero ni gihe cyacu cyo gusenga. Ni gihe cy'itorero gusenga. Mu gihe tubona isi itewe n'ibibazo, mu gihe tubona isi izungurutswe n'ibibazo, twebwe itorero ni gihe cyacu cyo gusenga. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Ibibazo bibaye byinshi ku isi. Mirimo y'itorero ni ugusenga, kandi mu gusenga bidusabamo kuba maso. Abantu benshi baravuga ko barasenga. Turasenga nk'uko Imana ishaka, turasenga Imana twishimiye, masengesho yacu igera ku Mana. Muntu wese usenga nuko afite ibibazo bimurenze, ntago yazakorwa n'isoni. Muntu usenga mu kuri no mu muka, nuko atafite ikintu Mana iramuha. Muntu usenga mu kuri no mu muka, nuko abona ko nta nzira, Mana isatura inzira kubw'imbaraga zo gusenga. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Kigie itorero
riranyeganyezwa, isi iranyeganyezwa, ni igihe cy'itorero gusenga. Haleluya. Se twasenga gute tutabaye amaso? Iyi minsi usanga abantu benshi basinziriye, bibazo birahari, isi iranyeganyezwa, ariko kuba maso wapi? Kuko mundu uba maso amenya biye byo gusenga. Mundu uba maso ahora ari mu mwuka wo gusenga, kandi bishaka kumugeraho Mana iramurwanira kuko yasenze. Ibishaka kumubuza amahoro Mana iramuneshereza kuko yasenze. Ibishaka kumukoza isoni kuko ari maso arasenga, Mana yumva kusenga ikasatura inzira kuko wabaye iki? Amaso. Turimo kumvikana? Yego. Nibiye by'itorero gusenga, nibiye by'abakiranutsi gusenga, kandi gusenga kwacu gukora iki? Kube gusenga kunezeza Imana, atari gusenga mu byaha, atari gusenga mu mwuka wo kuducira urubanza, Mana ikakurebeka gucira urubanza. Oya, nibiye byo kwezwa tukasenga kuba maso. Kuko masengesho ituneshereza bitugerageza, masengesho isatura inzira aho zitahari, masengesho zirakiza umurwayi, masengesho irahumuriza umuntu, masengesho irakomeza umuntu, masengesho yongerera umuntu kwizera, kandi masengesho yabera igera ku Mana, Mana ikatanga igisubizo. Nuko mujye mugenza mutyo. Ni inama Paulo agirira Abaroma. Nuko mube mugenza gutyo, kuko muzi yuko igihe cyo kukanguka gisohoye rwose. Mube mubigenza gutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Buryo tukwiriye tubigenza, kuko igihe cyo gukanguka gisohoye. Bibaye ngo bari basinziriye, ariko igihe cyo gukanguka kirasohoye. Muzarebe, twebwe tuyize kera tubaga mu bigo by'ishuri, mukaryama mu gitondo abagaho firimbi karira, nuko wari ugifite ibitotsi, nuko wari ukirota, ugomba gusimbuka vuba umenye ko igihe cyo gukanguka gikoze iki? Kirageze. Yesu ashimwe. Amen. Iyo firimbi ikagukangura, wamuzi ko igihe cyo gukanguka cyageze. Nakerewe. Ababyeyi bacu bajyaga bakoreraga mbese masosiyete runaka, nabo bagiraga ikintu kibakangura. Sinzi kundu bayivuga mu Kinyarwanda, mu Gifaransa bavuga sirene. Kindu kikavuza ijwi. Mukozi w'iyo sosiyete yamenyaga ko iyo sirene ya mbere ravuze, iya kabiri ngomba kuba nageze ku kazi. Ibyo yakoraga byose avuga ko gihe cyo gukanguka cyageze, ndagiye. Hano Paulo nawe abwira Abaroma, nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ni igihe cyo gukanguka. Niyo mpamvu navuze itero tugomba kuba maso, tugasenga. Bibazo birahari, bikomeye birahari, kuko tugeze mu bihe bimwe bya nyuma. Nditukacumuzwe n'ibitugerageza, kuko isi yose ifite ibibazo, isi yose ifite ibigeragezo. Ariko twebwe tube maso, dukiranuke, dusenge, kuko igihe cyacu cyo gukanguka gisohoye. Turacyari kumwe? Yego. Imisi usanga abantu baracyasinzira, kandi igihe cyo gukanguka gisohoye. Muririmbi hano yaturirimbye korasi yavuga ko mugeni wa Yesu nduyandagarike. Yesu ashimwe. Amen. Abageni ba Kristo ntago tukwiriye kuyandagarika, ntago tukwiriye kuyanduza. Aka korasi kanejeje umutima wanjye. Tugomba kwifata nk'uko Imana ishaka, kuko ni igihe cyo gukanguka, kuko ni igihe cyo kuba maso.
twebwe kera turi abana mwanya wabyukaga bahita baguha itegeko yo gukaraba mu maso kuko igihe cyo gukanguka cyageze, nta myindi myanda ugomba kugumana nayo. Fata buroso, karaba mu maso. Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Ababyeyi nabo bagiraga indi inzira nziza yo kuyobora abantu. Ijoro rirakuze burenda gucya bene data, ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambure imirimo y'umwijima twambare indwaro zo mu mwuka. Ibi ni ibihe byo kwiyambura mirimo y'umwijima, mugeni wa Kristo. Twambare imyambaro y'umucyo, ndwiyandagarike mugeni wa Kristo, kuko ni twebwe Yesu azagaruka kujyana. Ni twebwe jisho rya Kristo riri muri twe. Iyi minsi abantu ntago batinya icyaha, magambo ni menshi, imanza ni menshi, gukirana urubanza. Ni ibihe byacu byo gusengerana. Mana ufashe kanaka, Mana ushoboze abakozi b'Imana, Mana urinde itorero ryacu, Mana urinde igihugu cyacu. Ibyo nibyo twamagariwe n'Imana. Ntago twamagariwe guca imanza, kuko mucamanza mukuru ni Yesu Kristo. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambure imyambaro y'umwijima twambare indwaro z'umucyo. Tuyambure imyambaro y'umwijima twambare indwaro z'umucyo. Mucyo ni ikimenyetso cy'agakiza, ni ikimenyetso cya Kristo muri twe. Umwijima ni ikimenyetso cy'ikipagani kandi ikimenyetso cya Satani, bikorwa bibi. Turakomeza tugendane n'ingeso nziza ng'abagenda mu mucyo. Itoro turacyari kumwe? Yego. Tugendane n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo. Ibyo nibyo Mwuka w'Imana dushaka. Tugendane n'ingeso nziza. Ugiye ku isoko, ugiye ku kazi, usanze abantu bari mu byabo, wowe ugende n'ingeso nziza nk'abantu bagenda mu mucyo. Ntabwo wasanga abanyamahanga abari mu mwijima bari mu byabo, wowe ufite umucyo niwo kuriye kubamurikira. Wowe ufite umucyo niwo kubabwira ijambo ry'Imana. Wowe ufite umucyo niwo kubakura mu biganiro bipfuye barimwo. Tutagira ibiganiro bibi. Ijambo ry'Imana reka twongere dusubireyo. Tugendane ingeso nziza ng'abagenda mu mucyo. Itoro ry'Imana, kuko tusabye kuba maso, kuko ibihe turimo isi iranyeganyezwa, itorero riranyeganyezwa. Twebwe abarinzi b'ingike itorero ni twebwe tugomba kuba maso, tukagendana n'ingeso nziza ng'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Biganiro bibi Mana ntago yatunezeza, ntago yatwishimira. Biganiro bibi ntago wakuzura umuka. Niyo mpamvu usanga abantu b'Imana barimo kugenda bagabanukirwa mu buryo bwo mu mavuta y'Umwuka wera kubera biganiro bibi. Ntago tukwiriye, hano yavuga ko tutagira ibiganiro bibi muri twe, tudasinda. Si gufata inzoga gusa ushyire mu nda. Hari amagambo isindisha umuntu. Ibyo byose mwami ntago watwishimira. Tutasambana. Ibyo sizo ngeso zacu mu Kirisitu. Menye ko mu gihe tukigendera mu izi nzira, Mana ntago yatwishimira. Tudakora iby'isoni nke. Ntago tukwiriye gukora iby'isoni nke. Tudatongana. Nisa abarokore baratongana, bararwana. Biteye isoni. Abuzura umuka, kurwana no gutongana. Kandi tutagira ishari. Iki nicyo kisha abantu mu bibiye. Aba mu nzu y'Imana, abatari mu nzu y'Imana, ishari imaza abantu. Umuntu arishimira mugenzi we abe mu bibazo gusa. Umuntu arishimira mugenzi we mu gihe yahuye n'ibibazo. Mu gihe atishimira undi atishimira mugenzi we, Mane mugirire neza.
ariko ntawabasha ejo bundi twize ntawabasha kurogora, nzi yuko ushobora byose. Yobu avuga gutyo, ntawabasha kurogora migambi yawe yose. Nimba Imana yagambiriye kugirira mugenzi wawe neza, ntawabasha kuhindura iyo migambi y'Imana. Yesu atushigikire. amen Atari mu ijambo, kuba maso mu bibazo ufite, ube maso mu murimo w'Imana ukora, ube maso mu kazi kawe, ube maso urugo rwawe uruberera amaso, abana bawe baberera amaso. Mutaberera amaso, Satani abona inzira, kandi Satani nimba yinjiye ni ukwica no kurimbura. Tuba maso gute? Kwirinda icyaha no gusenga. Yesu ashimwe. amen Murongo ukurikira 14. Ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo. Mwambare, ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo. Nga wakwibaza se twakwambara umwami Yesu Kristo gute? Mu gihe wabatijwe ugomba kuhinduka rwose. Bigagusaba ugire umubiri, ugire umutima wa wundi mutima wari muri Yesu Kristo. Nuko kuhinduka rwose k'umukiranutsi. Ariko mu gihe uracyateranya abantu, mu gihe tugifite amashari, mu gihe tugitonganya, biragaragara ko tutambara mwami Yesu Kristo. Ntago turambara mwami Yesu, ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo. Tugendane n'ingeso nziza ng'abagenda mu mucyo. Mu gihe wabatijwe ugomba kuhinduka, kagenda mu ngeso nziza nk'abantu bagenda mu mucyo. Tutagira ibiganiro bibi. Satani yibira abantu izamu hano, biganiro bitahesha Imana agaciro, no kureba amafilime itahesha Imana agaciro, mafilime mabi nawe byakwanduza ng'ibiganiro bibi. Tudasinda. Hari igihe utanywa inzoga ariko kagurira abantu inzoga, menya ko usangiye ni wowe ukoze icyo cyaha. Tudasambana. Ibyo biracyavugwa mu bantu b'Imana, ntago bikwiriye, nikirazira muri twe. Tudakora iby'isoni nge, nikirazira muri twe. Tudatongana, ibi bintu tugomba kubyanga mu nzu y'Imana, tukambara umwami wacu Yesu Kristo. Kandi tutagira ishari. Mu gihe twitwa ko turi abantu b'Imana, mu gihe tumaze kuhinduka rwose, bidusaba muki kwambara umwami Yesu Kristo. Yesu ashimwe. amen Kandi ndimuha urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Kuko imibiri mu bintu bitugusha, iyi mibiri yacu irimo. Niyo mpamvu tutakwiriye kuyiha umwanya mibiri yacu ikore ibyo yifuza. Kuko ibyo umubiri yifuza kenshi na kenshi ndago bigenda n'ibyo umwuka ashaka. Umubiri ntago ukora ubushake bw'Imana. Buri gihe cyose ingeso z'umubiri ni umunyandege nke, ateshuka mu mabwiriza y'Uwiteka. Niyo mpamvu hano haravuga, ijambo riratubwira ko kandi ndimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ikore uko ndimugahe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Imibiri yacu buri gihe cyose yifuza nabi, ntago yifuza nguko Mwuka Wera ashaka. Kandi muntu ushaka kuba maso, ibi byose zingeso zose ndago zaba muri we. Umwanya ubereye amaso buzima, umwanya tubereye amaso murimo w'Imana, Satani ndago yatwinjirana. Umwanya ubereye amaso abana bawe, Satani ndago yakwinjirana. Umwanya ubereye amaso akazi kawe, ntago wateshuka wibe kandi uziko niba bakamfata nukunyirukana. Yesu atushoboje. Haleluya. Kuba maso. Ibi bihe turimo ni ibihe by'umuntu w'Imana kuba maso. Agakora iki? Agasenga, agakiranukira Imana, akumvira Imana, akuzuza inshingano z'Imana, agaca bugufi ya mbere y'Imana. Kuko isi igoswe n'ibibazo, isi irimo ranyeganyezwa.
turimo kumva amamiliyoni z'abantu uburyo bapfa ku manywa na nijoro. Si uko tubarusha ubwiza, ariko twebwe dushake kuba maso. Itorero ry'Imana dushake kuba maso. Itorero ry'Imana ndio ducika intege ku mwuka wo gusenga, kuko gusenga biraturwanira urugamba, gusenga biratuneshereza urugamba, gusenga bituha ibyo tutafite, gusenga birasatura inzira aho Satani yashatse gukora iki, kudukoja isoni. Reka turangirize Baroma 12. Musomya dusomere Abaroma 12 murongo wa 17 18. Turangiriza aho dusenga Imana. haravuga ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, Yego. mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye iruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Amena. Mundu ari maso asabwa uwo mwuka nawe. Mundu wahindutse rwose amaze kwakira Kristo asaba guri iyi jambo, ntimukiture abantu inabi babagiriye. Iyi minsi usanga abantu bose barimo kwifuza kwaturira kugirana inabi. Mundu akuguriza amafaranga ye, ariko ejo kumwishyura bibaye ikibazo. Mundu yakugirira neza, mundu yakufashije, ejo ni wo kujya kumushyira ku gasozi. Ariko hano Paulo ongera tena kutugirira inama, nditukagirire umundu inabi yatugiriye. Niyo mpamvu Matayo nayo aravuga tugomba kubabarirana, kandi abanzi bacu nasonza umugaburire, kandi umusabire umugisha kuwiteka. Izi nizo mbuto zigomba kuba ku muntu ushaka kubona ubugingo bw'Imana. Sasa iyi minsi usigaye usanga ingeso z'iki Kristo ntago tugendana n'imbuto Imana ishaka. Ntago twambara mwambaro w'umucyo. Kuko mu gihe muntu yambaye umwambaro w'umucyo, ntago yagirira umugenzi we nabi ku ibyo yamukoreye. Yesu ashimwe. Amena. Kumubabarira. Turi mu bihe byo kurangiza umwaka, n'ibihe byo kuba maso, n'ibihe byo kwitandukanya n'ibibi, n'ibihe byo kugaruka tena kuba bushuti bwiza n'Imana, kuko abama byago byinshi hano mu bihe byo kurangiza umwaka. N'ibihe byo kwirinda, n'ibihe byo guca bugufiya, n'ibihe byo gusenga, n'ibihe byo gukora ibyo Imana ishaka, n'ibihe byo guca bugufiya mbere y'Imana, n'ibihe byo kubabarirana, n'ibihe byo kwiyunga n'Imana. Ntabwo ari ibihe byo kugenda nk'umuntu ugendera mu mwijima. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Mana iradutsinze. Twirinde kugira ngo ibintu byose dukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Ko numva muntu umwe gusa niwe arimo kunkurikira. Twirinde mu bintu byose dukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Ibyo nabyo bizanezeza Imana mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo nabyo mu gihe uzamuye isengesho ryawe, Imana izabasha kukumva, kuko ugaragaye mbere yayo nk'umuntu wambaye umucyo. Nababwira akantu kamwe, abantu benshi mwiririye baravuga ko barasenga. Ni byiza koko gusenga, kuko niyo ntwaro Yesu yadusigiye. Ariko gusenga nayo bifite buryo bw'imyifatirire, buryo ugomba kutangira amasengesho yawe, ukisuzuma uburyo wo kwiyunga n'Imana, kuko rimwe na rimwe bitabaye mu mucyo bihora ari urusaku mbere y'Imana. Rimwe na rimwe bitabaye mu mucyo niyo dusenga tutahabwa, ariko Yesu aravuga musabe muzahabwa. Iyi minsi tuzabaho kubw'imbaraga zo gukiranuka no gusenga. Atabayemo ibyo ngibyo, isi irimo iranyeganyezwa, itorero irarimo iranyeganyezwa.
kandi tumenye ko ibihe n'ibimenyetso Yesu yavuze birimo kugenda bidusatira. Imana idufashe kandi Imana yatugirire neza. Kuba maso. Yesu ashimwe. Amen. Ubona rugero umuntu w'impumyi agira ibibazo byinshi kubera iki? Amaso itarora mu buryo bwo mu mubiri. Kwifuza kujya ahantu biramugora, ariko umuntu ufite amaso mazima, yaba nijoro yaba ku manywa, aragenda, ntago yikanga umwobo, ntago yikanga ikintu, kuko arareba neza. Mu buryo bwo mu mwuka niyo tuvuze ijambo kuba maso mu buryo bwo mu mwuka. Ari wowe ari nje bidusabamo cyane cyane uyu murongo wa 13, tugendane n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi aho ujya hose. Tugendane n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tutasinda, tutasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishari. Aho ibyo byose bigomba kuva muri twe. Aho zagera hose ukaza muri sengesho, Imana irakumva. Kifuzo cyose uzasengera, Imana izakumva, kuko akubona mutima wawe utafite urubanza. Imana itushoboje. Yari ijambo Uwiteka yashatse ko tuganira uyu munsi, kuba maso. Si wowe nyine, nanjye binsaba kuba maso. Abakuru n'abatoya bitusaba kuba maso. Muzarebe polisi y'igihugu bahora bari maso kubwa inshingano zabo. Abasekirite bahora bari maso majoro. Twebwe turasinzira, ariko musekirite ahora ari maso atahura n'ikibazo. Gusa kutaba maso bishobora gutuma umunsi umwe twakwikora iki? Twakwikanga tukasanga itoro ryagiye, ariko si uko tuyifuza. Reka tuhaguruke dusenge Imana. Niki twasaba Imana iki gitondo? Nawe umbwire ko aya magambo wumvise, kifuzo cyawe mbere y'Imana wavuga iki? Mana ituwe kuba maso. Kuko ubaye amaso, umuntu uba maso ntabwo atungurwa. Umuntu ubaye amaso n'umunyamugisha. Ntabwo tukiri mu izo nyigisho za misi ishize yavuga muzane mubone umugisha, muzane. Nabyo ni byiza, ariko ari ibindi buryo bwo gukiranukira Imana wasenga ikakugirira neza. Hari ubundi buryo bwo gutunganya ubuzima bwawe, Imana itagucira urubanza. Si ngombwa twifuza ko, ntabwo twifuza ko amasengesho yacu ibe kizira mbere y'Imana. Urakoze Uwiteka tutatinze. Na wundi wanya nawe, tunejeje imirimo y'amaboko yawe. Wabanye natwe kuva twatangiye uyu mwaka. Nimba twageze ku kwezi n'imbaraga zawe gusa. Iri tariki ni kubwawe Mwami, si kubwacu twebwe. Amashimwe yatambutse, abantu barashima. Waturinze n'abana ubarinda vakanse yose, basubira ku ishuri bari bazima. Yesu warakoze kubw'imbaraga n'ubutware. Urinda igihugu cyacu, urinda abera, urinda abakozi bawe, urinda itoro Philadelphia. Niyo mpamvu turagushimiye iki gitondo, mirimo wakoze iki cyumweru. Uhabwe icyubahiro kuko watubereye amaso. Nawe utatubereye amaso twashira. Nyuma y'ibyo tugusabye imbabazi. Aho wagiye utubona tutabaye amaso, wagiye ubona tutabereye amaso murimo wawe, tutabereye amaso imiryango yacu, tutabereye amaso inshingano waduhaye. Abapapa aho batabereye amaso urugo, aho batabereye amaso umuryango, aho babyeyi batabereye amaso inshingano zabo wabahaye, tubabarire utwezo dutunganye ng'Imana. Aya materaniro bashe kwezwa nawe. Abatumva bose bababarire ubeze. Nyuma yo kweza buri muntu wese, ukeza itoro Philadelphia, ukeza isi yose byabikorerwamo, tusabye imbaraga zawe.
twongerera imbaraga zo kuba maso muri uru rugendo, kuko tutazi umunsi n'igihe. Twe kuba maso mwami, tuberere maso ubuzima bwacu mu buryo bwo mu mwuka. Abana bagiye gutangira ishuri bahe kuba maso. Itorero natwe tuwe kuba maso mu bibiye byo kurangiza umwaka. Ababyeyi ubahe kuba maso mu bushingano wabahaye. Rubyiruko rwe kuba maso. Abapapa ubahe kuba maso mu izina rya Yesu. Tutagenda mu ngeso mbi, ariko tuwe kugenda mu mucyo. Tutagenda mu ngeso itakwiriye, tutasinda, tutasambana, tutajya mu biganiro bibi. Ibyo nibyo byeze muri iyi minsi. Turinde nabyo, dufashe mwami, dushoboje. Komeza itorero, rinda itorero, ambikate n'imbaraga abantu bawe. Ibituremereye, ibituhangayikishije byose tukomeje kubisengera mu izina rya Yesu Kristo. Udushigikire kandi udushoboje. Twirukanye uburwayi muri twe. Waje mu materaniro atwaye umukize. Bibazo by'ubukene, bibazo by'inzara turabyirukanye. Manu tuwe kuba maso, munsi wo tuzatangirana nawe. Utuyobore, udushoboje, kuko ari ushobora byose. Urakoze, fasha buri muntu wese, mugirire neza kandi umuhe kuba maso kugeza uzaza kujyana itorero. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.